Iyo amazi menshi anyuze mu muhanda w'igitaka awucamo ibyitwa imikuku bibangamira abawukoresha ku buryo bishobora no guteza impanuka. Ibi ni nako bigenda iyo umuyaga mwinshi unyuze ku mazi magari y'ibiyaga n'inyanja, kuko uremamo ibyitwa umuhengeri bishobora kurohamisha ubwato. Uyu munsi tugiye kuganira ku mihengeri yo mu kiyaga cya Kivu. Nitwa Niyonshuti Cedric. Kana subscribe, share na comment. Mbahe ikaze rero. Ikiyaga cya Kivu ni kimwe muri bitanu binini muri Afurika, haba mu bugari bwacyo no mu burebure bw'ubujyakuzimu. Abakoresha cyane mu masaha y'ijoro bemeza ko naho habamo imihengeri, nubwo abenshi batayibona kuko ikunze kwiyongera mu masaha akuze ya nijoro. Ndagijimana Oswald umaze imyaka 13 atwara ubwato bunini bw'imizigo mu kiyaga cya Kivu, mu kiganiro yajyanye n'Igihe yavuze ko umuhengeri wo mu kiyaga cya Kivu uba mwinshi hagati ya saa 4 z'ijoro na saa 7 z'ijoro, kandi ukiyongera cyane mu mpeshyi kurusha mu gihe cy'imvura. Mu mihengeri wo mu kiyaga cya Kivu hari uwitwa Umen usunika amazi uyavana mu majyaruguru Rubavu na Ngoma uyerekeza mu majyepfo Rusizi na Bukavu. Hari kandi umuhengeri witwa Umuziraheri usunika amazi uyavana mu karere ka Karongi uyerekeza mu karere ka Rubavu. Hakaba n'uwitwa Mwaga wo mu karere ka Nyamasheke usunika amazi uyavana i Nyamasheke uyerekeza ku Ijwi. Undi muhengeri wa kane witwa Umukumunjuro wo usunika amazi uyavana ku ndiba y'ikiyaga uyajyana hejuru. Uyu nguyu wumvwa n'abatwara amato mu kiyaga. Ndagijimana akomeza atubwira ko abatwara ubwato iyo miyaga baba bayizi. Iyo uturutse Gisenyi umenya ko ari umwene, waturuka Karongi ukaba ari Umuziraheri. Iyo umuhengeri utari mwinshi wohereza abatwara ubwato. Iyo uri gusunika amazi ujya ujyana mu cyerekezo ubwo bwato burimo burajyamo. Ngiyo rero imihengeri ine iba mu kiyaga cya Kivu. Reka mbashimire mwese dukomeza kubana muri bino biganiro byacu. Niba utarakanda subscribe, yikande kujya tubana mu biganiro byacu ku bukeye n'uko bwije. Nitwa Cedric Niyonshuti.